neza none kandi nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu kuri level ya B1. Ngiye kurebera hamwe uburyo ushobora kurangira umuntu ahantu utuye cyangwa se uvuka, igihugu cyawe, mbega ukamutakira iwanyu cyangwa se aho utuye. Lektion 2 und 30 meine Stadt cyangwa se meine Heimat. Meine Stadt, meine Heimat. Meine Stadt, meine Heimat. Umujyi wanjye cyangwa se iwanjye cyangwa se iwacu, uko wabivuga kose. Yego, Lege und Größe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugiye nko kurangira umuntu location cyangwa se amerekezo ahantu umujyi wanyu uri, ahantu umujyi wawe uri cyangwa se iwanyu, hanyuma n'uburyo hangana. Meine Heimatstadt cyangwa se Geburtsstadt liegt. Meine Heimatstadt ni ukuvuga ngo ni umujyi waho mvuka. Geburtsstadt kuvuga ngo noneho ni umujyi wavukiyemo. Yego, ushobora kubirangira umuntu. Meine Heimatstadt cyangwa se Geburtsstadt liegt. Umujyi wanjye utuye by cyangwa in der Nähe von Berlin. Ubwo ni urugero ruri gutanga utuye cyangwa se byegeranye na Berlin. Im Norden, Osten cyangwa se Süden cyangwa se Westen von Deutschland. Norden ni amajyaruguru, mu majyaruguru. Eastern mu burasirazuba, mu majyepfo cyangwa se mu burengerazuba bw'Ubudage. Am Donau Fluss, ubwo ni nko ku mugezi bita gutyo, nko ku mugezi bita Donau. Yego, ubwo buri kurangira umuntu bitewe naho aho uvuka, ugenda urangira umuntu bitewe n'ikintu gihari kugira ngo abashe kuhamenya. Im Herzen cyangwa se Zentrum von Schwarzwald. Schwarzwald ni ishyamba rinini mu Budage. Rero ushobora kurangira nk'umuntu ukamubwira uti aho mvuka ni mu mutima rwagati cyangwa se ni hagati mu ishyamba rya Schwarz. Yego, tuze no mu gihe ugiye nko kumurangira ibindi birushijeho kuri uwo mujyi wanyu. Ushobora nko kurangira umuntu noneho ukamubwira ibindi birushijeho ku mujyi. Urugero, die Stadt cyangwa der Ort hat 1000 Einwohner. Ni ukuvuga ngo umujyi ufite abaturage 1000. Es leben 1000 Menschen dort. Ni ukuvuga ngo aho ngaho hatuye abantu 1000. Die Stadt cyangwa der Ort ist sehr groß cyangwa klein. Umujyi ni munini cyangwa se ni mutoya bitewe n'uwo mujyi ukomeze nyine. Yego, es ist die größte und wichtigste Stadt. Ni wo mujyi munini kandi ni nawo w'ingenzi. Schwarzwald ist der bekannteste Ort in der Region. Ni ukuvuga ngo ishyamba ryitwa Schwarz niryo rizwi cyane muri ako gace. Noneho mu gihe ugiye kuvuga ikirere cyabo uburyo kiba kimeze n'uburyo ahantu nyirizina hameze. Bei uns sind die Temperaturen im Sommer cyangwa Winter sehr angenehm cyangwa mild, schwankend cyangwa hoch cyangwa niedrig. Aha ni ukuvuga ngo twebwe mu gihe cy'impeshyi cyangwa se cya winter ubushyuhe aba ari bwiza, angenehm. Yego, buri mild, buri aho ngaho. Schwankend ni ukuvuga ngo bimeze nabi. Yego, hari igihe ubushyuhe aba ari bwinshi cyane cyangwa se ari buke cyane. Schwankend bimeze nabi cyangwa se hoch, ubushyuhe buri hejuru cyangwa se ari ubukonje buri hejuru bitewe n'icyo uri kuvugaho. Niedrig ni igihe buri hasi, ubwo ni ukuvuga ngo ubushyuhe buba buri hasi cyane, ubwo turi mu bukonje mu yandi magambo. Yego, berühmt ist unsere Region für die gute cyangwa se gesunde Bergeluft, das angenehme Meeresklima. Ni ukuvuga ngo ikintu kizwi iwacu cyane cyangwa se ikintu kizwi mu gace kacu ni umwuka umeze neza ubuva mu misozi. Yego, hanyuma
n'ikirere cyiza kiva hehe? Kiva ku nyanja. Yego, die schönste Jahreszeit, der schönste Monat ist der. Ni ukuvuga ngo die schönste Jahreszeit, ni ukuvuga ngo igihe cyiza cy'umwaka, cyangwa se der schönste Monat ist der. Ahangaha uba ushatse kuvuga igihe cyiza cyangwa se ukwezi kwiza, ukakuvuga die Landschaft ist abwechslungsreich. Ni ukuvuga ngo imiterere y'iwacu iratandukanye. Imiterere y'iwacu iratandukanye. Bei uns gibt es viele Berge, Seen, Täler, Naturparks, Flüsse na Wälder. Ni ukuvuga ngo iwacu, cyangwa se iwacu uburyo hateye, hari imisozi myinshi, hari amazi menshi, hari ibibaya byinshi, hari amaparike menshi, hari imigezi myinshi, hari amashyamba menshi, urimo urangira umuntu gutyo. Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten. Aha ni igihe none ugiye kurangira umuntu ikintu cy'ingenzi, ibintu by'ingenzi umuntu ashobora gusanga iwanyu bitandukanye n'ahandi, hanyuma n'ibyiza nyaburanga bihari. Sehenswürdigkeiten ni ibyiza nyaburanga. Unser Wahrzeichen ist, cyangwa se die Stadt, der Ort cyangwa die Region ist bekannt für. Ni ukuvuga ngo ikintu tuzwiho ni, ukakivuga, cyangwa se umujyi w'iwacu cyangwa se agace k'iwacu kazwiho, ukavuga icyo kintu kazwiho. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, hari ibyiza byinshi nyaburanga. Besonders sehenswert ist, cyangwa se zindi, ibintu byiza umuntu yakishimira kureba ni, ukabivuga. Ist ni igihe ari kimwe, zindi ukavuga mu gihe ari byinshi. Yego. Zu uns kommen viele Touristen Menschen, weil abakerarugendo benshi baratugana, kubera ko ukavuga impamvu bagana. Eine Spezialität ist, cyangwa se zindi, ni ukuvuga ngo ikintu twihariyeho ni, wer zu uns kommt sollte essen. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uje iwacu, umuntu wese utuganye agomba kurya. Ubwo ahangaha ushyiramo ikintu uwo muntu agomba kurya, cyangwa se agomba kunywa, cyangwa se agomba kugerageza, cyangwa se agomba kureba, cyangwa se agomba kugira ute gusura. Yego. Was kann man machen? Niki umuntu ashobora gukora ubwo ari nk'iwanyu, uri nko kuranga nimba hari nk'utuzi wenda tuba duhari, ushobora kuranga ibintu runaka umuntu ashobora kuba yakorera iwanyu. Die Stadt, cyangwa se der Ort, cyangwa se die Region ist ideal für Wanderungen, Wassersportfreunde, cyangwa se den Wintersport. Ni ukuvuga ngo umujyi w'iwacu cyangwa se agace k'iwacu kazwiho cyane kuba ari ahantu abantu bakorera siporo yo kuvanderinga cyangwa se guhikinga, ubwo kubera ko hari imisozi n'urugero. Cyangwa se Wassersportfreunde, ni ukuvuga ngo ni siporo abantu bajya kugira ute gukorera hamwe nk'inshuti, zikajya nk'ahantu runaka zikajya kuhakorera siporo. Cyangwa se den Wintersport, mu gihe ari ahantu hakorerwa siporo yo mu gihe cy'ubukonje. Yego. Man kann ins Museum, cyangwa se Theater, Kino, gehen. Umuntu ashobora kujya gusura musée cyangwa se theater, n'ahantu baba bakinira amafilime. Yego, ari live cyangwa se muri kino, ni mu gasobanuye. Es gibt viele historische Häuser zu sehen, cyangwa se zu besichtigen. Ni ukuvuga ngo hari amazu menshi, hari amazu menshi afite amateka umuntu yasura. Yego. Man sollte am besten eine Stadtrundfahrt, cyangwa se einen Rundgang, cyangwa se eine Skifahrt auf dem See, cyangwa se eine Bergwanderung machen. Umuntu akwiye gukora cyane, ubwo ni iwacu turi kuvugaho. Umuntu akwiye gukora cyane, yego, urugendo ruzenguruka iki, ruzenguruka umujyi, cyangwa se agakora urugendo n'ubwato. Yego. Cyangwa se akajya yatembera imisozi, akaba yatembera imisozi. Was gefällt mir besonders, ugiye nko kuvuga none ikintu kigushimisha cyane kiba iwanyu. An meiner Heimat, cyangwa se Stadt, liebe ich besonders, iwacu nkunda cyane, ukavuga icyo ukunda.
Mir selbst gefällt cyangwa se gefallen ukavuga ibyo bintu bigushimisha cyane. Am besten ich mag cyangwa se liebe meine Heimatstadt, nkunda umujyi wanjye kubera ko. Ich kann jedem nur empfehlen, angana nko kuvuga ngo nashishikariza buri wese, ukavuga icyo kintu wamushishikariza. Meine Tipp für Besucher ist, cyangwa se inama nagira umuntu ushaka nko gusura aho hantu. Meine Tipp für Besucher ist, inama nagira umuntu ushaka gusura aho hantu, ukayivuga. Yego, ndabashimiye cyane. Kanda subscribe hanyuma usangize inshuti zawe izi video. Icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo ucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage ariko mu rurimi tubasha kumvamo rwacu rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.